Agasobanuye ka filime yacu tugatangiriye hano. Dutangiranye umwana w'umukobwa mwiza cyane arimo aragenda ariko akiri aho yitegereje hirya ku ruhande hari abantu bari mu modoka babiri, umusore n'umuhungu bari gusomana. Kumbe abantu bari gusomana uyu musore ni sheri we. Arebye ku ruhande abona igitafari kinini cya sima, arangije aragifata aracyegura ngo agende akibakubite aho bari gusomanira mu modoka. Aritegereza neza abona rwahanye inkoyoyo. Ndagira ngo witegereze neza witonze. Ku rundi ruhande bari kutwereka umupolisi arimo aravayo kugira ngo afate uyu mukobwa ataragira ibintu bibakora ngo amene iyi modoka aba bantu bakomerekeremo. Arangije aramufata, abari mu modoka bitegereje hanze babona intambara yavutse, umupolisi n'umukobwa barimo barwana. Uyu musore kumbi kwitegereza hanze abona ni sheri we yamuvumbuye, arimo arashaka kumena imodoka kugira ngo ayibameneremo. Kumbe uyu mukobwa nawe wari urimo arasomana n'uyu musore, uyu mupolisi ni sheri we. Mana nyagasani, bakomeza barwana, iki gibuye kirangije kikubita kuri uyu mupolisi. Kumbe mu gihe bari kurwana wa musore na wa mukobwa barangije barasohoka baca inyuma bahenga uyu mupolisi ndetse n'uyu mukobwa batari kubareba, bava mu modoka barihisha. Uyu mukobwa arangije akubita urushyi umusheri we, arangije aramubwira uti wa kigoryi we, niyihe mpamvu udashima, niyihe mpamvu ukomeza kunkora ibi bintu, niyihe mpamvu wankora ibi bintu, njyewe niki nagwaye. Ku rundi ruhande wa mukobwa wundi ari inyuma y'imodoka nawe yihishe kugira ngo sheri we ari we uyu mupolisi ataza kumubona. Mana nyagasani, kurikirana akantu ku kandi kugira ngo ataza kugira ikintu kiza kuba cyabacika. Uyu mukobwa arivumbura ati njyewe ndashaka kumenya uyu mukobwa ninde. Arugurutse mu modoka, kumbe wa mukobwa wundi yavuyemo kare arimo aragenda yihisha inyuma y'imodoka kugira ngo atamubona. Uyu musore ati urabizi ntabwo ibintu nabikora, ushobora kuba wenda hari ibyo wimajinye, umukobwa nawe uhari, ntawe twari kumwe, ko witegereje mu modoka wigeze ubona umukobwa arimo. Uyu mukobwa ati njyewe nababonye kandi nari ndimo mbareba, mwari muri iyi modoka. Umusore ati ariko wasaze, ibintu uri kuvuga urabizi. Kumbe wa mukobwa ahise aca inyuma arirukanse kugira ngo nawe bataza kumufatira mu cyaha, sheri we wa mupolisi akaza kumufata. Wa mukobwa wundi urabona yuko yahise yirukanka. Uyu musore ati fata iyi kona n'iyi modoka uyitware, nimba wumva yuko uwo mukobwa ariho namubitse uraza kumukuramo ubwo ngubwo niba uzi ko wamubonye. Uyu mukobwa arangije yegera wa mupolisi. Wa mukobwa wundi arangije abonye yuko bikomeye arirukanka, mwakagira imana mwe. Uyu mupolisi bisa nkaho cya kibuye cyamwikubiseho kiramuvuna ku kaguru. Uyu mukobwa arangije ati ihangane rwose, ndabizi neza yuko nshobora kuba nari ngiye gukora amafuti yanjye nawe ukaba uyarenganiyemo. Umupolisi akomeza kwihagararaho aramubwira uti isuke nta kibazo, ariko buriya ntabwo ari byiza gufata umwanzuro uhubutse, biriya bintu wari ugiye gukora ntabwo ari byo, byari ukwihanira. Uwo mukobwa arangije ati ese hari ikindi kintu nagufasha kugira ngo wenda umererwe neza kuri ako kaguru kawe? Undi ati humura nta kibazo, ndi buze kuba nakwifasha, humura ntubigire ikibazo. Undi ati rega nagufasha kuko ibi bintu ni njyewe ubiteye kandi ni njyewe uguforoshije kugira ngo ibuye rikwikubiteho. Arangije undi aramufata aramucumbagiza rwose, ubona yuko umupolisi yavunitse cyane rwose, amwicaza muri ya modoka asigiwe na sheri we ati yitware yivumbuye. Umukobwa arangije amushyiramo. Uyu mukobwa ariko akomeza yitegereza byibuze ngo arebe ko hari ikindi kimenyetso yabona aho ngaho cyashinza umukunzi we, ariko arakibura. Ku rundi ruhande wa musore arangije
asubira inyuma ajya kureba wa mukobwa aho nawe yari yagiye kwisha kugira ngo sheri we w'umupolisi ataza kumufata amusanganye n'uyu musore. Bakomeza baganira ati ndamubeshye mubwira yuko utari uri mu modoka, nta muntu wari urimo, ndangije ndifumbura muha imodoka kugira ngo abe yayitwara ayijyane mu rugo, ariko gusa byange binoge biri buze kugaragara yuko ari we munyamafuti yambujije amahoro. Mwa bantu mwe ibi bintu mwitegereze murebe. Wa musore arangije akuramo amafaranga, arangije ayahereza uyu mukobwa aramubwira uti ubu tuvugana imodoka nayitanze, shaka ukuntu utega uva ahangaha. Uyu musore nawe akomeza ahengereza ati ahwi ndokose irya none sinzi ko noneho mana yanjye ndi bumukire. Uyu musore arangije nawe aragenda. Barakwereka ku rundi ruhande rero wa mupolisi na wa mukobwa bari mu modoka rwose, bageze hafi y'igipangu iwabo w'umukobwa. Umukobwa arangije asohoka mu modoka rwose ubona yuko ageze imbere y'urugo rwiwe. Arangije wa mupolisi nawe arakingura avamo. Ndagira ngo ukomeze urebe aka gafilime kacu, witegereze urebe imva n'imvano y'ibi bintu. Arakomeza aramucumbagiza rwose uyu mukobwa, bisa nkaho azanye wa mupolisi iwe mu rugo kugira ngo atangire byibuze abe yamwitaho. Amwereka yuko aba hano muri iki gipangu. Uyu mupolisi nawe akomeza aseka gake gakeya kubona umukobwa nk'uyu mwiza cyane ugira umutima. Muri ako kanya wa mukobwa mana nyagasani shiri wa mupolisi akiri aho ngaho ahita aza, ariko ntiyabiyereka, ahagarara hirya ku ruhande kugira ngo arebe ibyo ari byo. Arakomeza arabitegereza ariko yivugisha amagambo menshi, ubona yuko yacanganikiwe, yabaye nk'umusazi. Araza uyu mupolisi wundi akomeza aganira n'uyu mukobwa rwose amubwira uti humura ndaza kumera neza, ibyo byihorera. Bakiri aho wa mukobwa sheri wa mupolisi araza ati bimeze biti, ese ko mbona uri kumwe n'uyu mukobwa, ibintu muri kuvugana byaba ari ibiki? Uyu mukobwa wundi aramubwira uti ese uyu ni sheri wawe? Undi ati yego. Ntabwo nari nzi ko ari sheri wawe, gusa yagize impanuka ikibuye kimwikubitaho, nagiye ndi kumufasha kugira ngo turebe igisubizo cy'ukuntu akaguru ke kaza kuba kakira, ariko nta kindi kibyihishe inyuma. Bakomeza baganira ubona yuko uyu mukobwa wundi wari urimo uca inyuma y'uyu nguyu yamutwariye umugabo, ubona yuko rwose nawe byamurakaje kuba umugabo w'umupolisi ari kumwe n'uyu mugore wundi nawe wamwambuye umugabo. Ibi bintu mwitonde mukurikirana akantu kandi mwa bantu mwe mwitonze. Uyu mukobwa akomeza areba uyu mupolisi n'uyu mukobwa wundi, akabareba ukuntu bari kuganira baseka rwose gake gakeya, agira ishyari ryinshi ubona yuko atabyishimiye. Uyu mukobwa arangije nawe ahita yigendera, asigarana n'umugabo. Uyu mukobwa arangije abwira uyu mupolisi, umugabo we aramubwira uti ibi bintu ntabwo rwose mbyishimiye. Kumbe uru rugo barimo bahageze n'urw'uyu mupolisi n'uyu mukobwa. Uyu mupolisi arangije arinjira. Ndagira ngo mbibutse uyu mupolisi nta kintu yigeze amenya cy'uko uyu mukobwa sheri we cyangwa se umugore we yari ari kumuca inyuma na wa musore wuriya mukobwa wundi wamufashije. Barinjira, bageze mu nzu polisi aricara rwose ubona yuko yababaye bikabije cyane. Wa mukobwa rero umugore we unakwitwa nk'umugore we araza amuhagara hejuru. Arangije polisi aramubwira uti nkeneye ko ugira ikintu unkorera, unzanira ibintu nkikanda uku kuguru kwanjye kuko nshobora kuba nababaye cyane. Undi ati ntabwo ibyo ngibyo bishobora kuba bindeba, wakabaye wabikoze ubikoranye n'uriya akagufasha kuba yabikora, kuko ngewe rwose bisa nkaho wowe
ntakikubaha neza nk'uko bikwiye. Umupolisi akomeza areba umugore we ati ese koko byakabaye uku nguku, ntago wagira ikintu umfasha akazi kaba ari agasoza. Undi akomeza amubwira amagambo ubona yuko rwose yamuciye amazi. Undi ati sinzi ikintu uba wumva ubitekerezaho, gusa uri umugore wanjye, ahubwo egera hino duse nk'abantu tuvugana. Undi agiye kumukoraho aramusunika. Mana nyagasani, umupolisi arangije ararakara ati se ni ikihe kintu kiri kukuba muri iyi minsi kiri gutuma uhinduka mbene kano kageni? Kumbe mwabana umwe, uyu mukobwa twabonye yuko yifitiye undi mukunzi ari we rwose wa mugabo wa mugore wundi. Mwabana umwe, ari nicyo kintu kiri gutuma yishisha uyu umupolisi umukunzi we cyangwa se umugabo we mu yandi magambo. Uyu mukobwa rero akomeza abwira uyu umupolisi amagambo menshi akomeye kandi mabi, ubona yuko rwose atakimwitayeho. Uyu mupolisi avuga amagambo menshi, umukobwa akamwihorera akamureba, ariko ukabona rwose ni ibintu birimo agasuzuguro kenshi. Undi ati ibintu usigaye urimo muri iyi minsi biri gutuma uhinduka kuri iki kigero, nudacunga neza ibi bintu biraza kukubyarira ibisusa kabisa nutitegereza neza. Undi ati ibyo nta na kimwe bikurebaho. Uyu mupolisi arangije kubona yuko rwose nta kintu na kimwe biri gutanga, arahaguruka aracumbagira asa nk'uwigendera. Barakwereka ku rundi ruhande hari umusore uhari, wa wundi wundi nyine umugabo wa wundi wari ugiye gufata ibuye ngabe yagira ute yabivugana bari kumuca inyuma. Barakwereka aca inyuma aza kureba wa mugore wa mupolisi, kandi yurira igipangu amuturuka inyuma, araza amupfuka mu maso, arangije aramubwira uti fora ndinde. Undi ati ntabwo mbizi. Akimuri kurabona ni wa musore. Kandi uyu musore mwabana umwe, mwitonde neza mukurikirana akantu ku kandi. Undi aramubwira uti se uje aha ngaha muri iki gitondo, waba uzi neza ko umugabo wanjye wa mupolisi ahari kandi nimugoroba namubwiye nabi, ashobora kuba arimo arakeka yuko njye hari ibintu byinshi ndimo nkora byo kumwishisha? Undi ati ndabizi, ariko ibyo ngibyo byihorere kandi ubyirengagize, ntacyo bitwaye. Arangije aramuterura mwabana umwe, aramuterura amwinjiza mu nzu. Mwabana umwe, ibi bintu ni ubusazi. Arangije amwicaza hejuru y'imeza, arangije aramubwira uti nari ngukumbuye. Undi ati rega nanjye nibyo, ariko wibikora nk'ubusazi, genda gakeya. Umukobwa atangira kumwishisha rwose, ubona yuko ibintu bisa nkaho byahinduye isura, atari kubyumva neza impamvu ari kumwe n'uyu musore, impamvu arimo aca inyuma umugabo we. Ariko nanone uyu mukobwa akamubwira uti ndabizi neza uriya umugore wawe uko byagenda uko ariko kose ntimushobora gutandukana, gusa icyo nkeneye ni uko byibuza mwatandukana nkumva ko nanjye meze neza nsigaye mufite. Ariko uyu musore ubona yuko rwose byamucanze, nawe ubona ari gukora ibintu nk'ubusazi. Uyu mukobwa arangije ati okay, nta kibazo, niba ubyemeye tugende dukore ibyo dukora. Aramuterura mwabana umwe, arangije amujyana mu cyumba. Barakwereka wa mukobwa araza kumanga mu rugo rwa wa mupolisi. Mana nyagasani, kandi mu rugo rwa mupolisi harimo sheri we, arimo arakora ibintu bibi na wa mugore wa mupolisi. Mana nyagasani, reka noneho aze yinjire mu nzu abahasange. Mwitegereze neza wa mupolisi, kumbe nawe yari ari muri patrouille, asanga wa mukobwa arimo arakomanga ku gipangu iwe. Aramubwira uti se waje ryari? Undi ati nibwo nari nkihagera. Nari nzi ko murimo, ariko ubwo wenda duhuriye aha nabyo nta kibazo. Mwibuke neza umugabo w'uyu mukobwa
ndetse n'umugore w'uyu mupolisi bari mu rugo rw'uyu mupolisi, barimo barakora ibintu bibi, namwe ibyo barimo barakora ubwo murabyumva. Uyu mupolisi arangije ati nari nje kuba nagushimira ko wamfashije ibintu byinshi cyane, nabonye wavamo inshuti nziza, Imana izajya iguha umugisha. Undi ati nta kibazo, mwa bantu mwe, ariko uyu mugore agarukiye ku gipangu, mbibutse neza ibiri kuberamo imbere mu nzu y'uyu mupolisi ni ibibazo. Uyu mupolisi aratsa akingura iwe ajya kwinjira, kandi mwa bantu mwe, abantu barimo ni wa mugabo ndetse n'umugore we barimo baramuca inyuma. Kugera hano mu rugo rwe rero, akimara kwinjira, ndagira ngo mwitegereze neza, uyu mupolisi atangira kumva ibintu by'amajwi biri kuvugira mu nzu iwe, bisa nk'aho rwahanye inkoyoyo. Arangije akuramo imbunda. Mana nyagasani, ibi bintu ni ibiki? Ushobora kuba agiye kurasa uriya musore byange binoge. Polisi aza yitonze gake gakeya, arimo yumva urusaku mu nzu, ibintu byahinduye isura, ibintu birimo birameneka. Ibi bintu ni ibiki Mana nyagasani? Akiri aho agakapu kagwa hasi, kumbe wa mugabo ari kumwe n'umugore we bari mu buriri, bamaze gukora n'ibyo bakora. Wa mugore yumva umugabo we arinjiye, yumva ikintu gitakaye hasi, kumbe ni kakamarete, yikanga umugabo we. Arasohoka yambaye isume. Ndagira ngo mwitegereze murebe ibintu bigiye kubera aha hantu mw'abantu mwe. Uyu mukobwa arakomeza asohoka gake gakeya, ahagarara hejuru kuri bariko, yitegereje hasi, asanga ni umugabo we rwose, afite n'imbunda, yamaze gukeka yuko umugore we ari kumwe na wa mugabo. Arangije akokinga isasu arishyiramo. Mana nyagasani, arangije atangira kuzamuka agana hejuru ahantu bari. Ndagira ngo mukurikirane neza mwitonze mwa bantu. Azamuka gake gake, kandi noneho tuzi yuko wa mugabo ari mu nzu ye, yaje gusambanya umugore we. Umugore wamubonye ati ishyano ryacitse, umugabo wanjye yaje kandi afite imbunda, agiye kuturasa, gira vuba ubyuke uve hano muri iyi nzu bataragira ikintu bagukora. Afite imbunda, arakurasa uko byagenda kose. Wa musore arangije arabyuka, yirukanka rwose, afata inkweto, umukandara, imyenda yari afite, arangije arabiterura, arirukanka ajya kwihisha. Akiri aho abura ahantu aca, ariko arakomeza muri korodoro. Agikomeza akibashingura ikirenge muri korodoro, wa mupolisi nawe aba arahageze, yikinga impande y'igikuta. Wa mupolisi akomeza impande y'icyumba cye kugira ngo ajye kureba uko bimeze. Arakingura, ariko nubwo agiye gukingura, wa musore dore ngo uri inyuma ari kumuhengereza, amaze kuva mu cyumba. Ariko umupolisi ati nta kintu ndi kumva hari inyuma ra. Polisi ati reka mbyihorere. Akingura icyumba, mwakagira Imana mwe, asangamo umugore we wenyine. Arangije ya mbunda arongera arayibika. Yari azi ko neza afashe igisambo agifatiye ku mugore wiwe. Umugore arangije arihwereza, arisinziririshwa nk'aho yasinziye kuva kare. Ariko twebwe ibyo tubonye turabibonye. Uyu mugabo arangije abaza umugore we ati ndagira ngo numve umbwira ibintu byari biri kubera hano mu nzu iwanjye, kandi ubinsobanurire udaciye hirya no ku ruhande. Undi ati nta kintu cyari kiri gusakuza, nuko ubwo wenda byari ibintu byo mu baturanyi. Undi aramureba aramwitegereza ati ariko ubanza uri kubwira umuntu utakuzi. Ahangaha ndi kumva indi mpumuro idasanzwe niyo yari ihari mu cyumba cyanjye. Mbwira ibintu bimeze biti. Uyu mupolisi arangije abwira umugore we ati uretse gato. Ariko agiye kugenda mwa bantu mwe, ahita asitara ku mukandara, mu gihe wa mugabo yari guterura imyenda ye n'inkweto yirukanka, yasize umukandara. Umukandara w'uyu mupolisi noneho ahise awubona. Arangije aramubwira uti nkeneye kumenya ngo uyu mukandara wasigaye hano ni uwande, ko nzi ko mu mikandara ngira uyu mukandara atari uwanjye.
Uyu musore ari gushaka kugerageza gusimbuka etaje ngo agwe hasi, imyenda yinaga hasi n'inkweto zinaga hasi. Mana nyagasani, uyu musore umenya ahari hano hantu agiye gupfa pe, kuko yabuze uko abigenza, byanga byanuga nadasota hano hantu uyu mupolisi yamaze kumuvumbura. Wa musore mu gusimbuka ahita yikubita ku ntebe hasi, avunika umugongo. Wa mupolisi ahita yumva ikintu kiguye hasi, aza kureba. Reka noneho aba agiye kumufata mw'abantu mwe, kandi wa mupolisi yaje, wa mupolisi agihengereza neza tayari, ahita abona wa mugabo afite inkweto n'imyenda arimo aragenda aratorotse. Wa mupolisi aramubona uko ari gusohoka igipangu atoroka yirukanka. Mana nyagasani, noneho uyu mupolisi umenya ahari agiye kwica umugore we. Agaruka ahita akuramo imbunda, arangize ashyiramo isasu ati ngiye kukwica nindangiza nirege. Mw'abantu mwe, ibi bintu nizere ko muri gukuramo inyigisho. Uyu mupolisi arangije abwira uyu mugore ati ndagira ngo mbanze nkubaze, muri ubu buzima hari ikintu na kimwe wigeze umburana ku buryo wakwifata ukanca inyuma? Undi ati ntacyo. Ese ni iki ntigeze nguha wa mugore we? Ibi bintu uri kunkora ni ibiki? Uyu mukobwa arangije akomeza kubwira umupolisi, ubona yuko nawe rwose yabuze icyo avuga. Umuntu ufatiwe mu cyaha ntabwo abona amagambo yo kuvuga. Uyu mupolisi akomeza amutonganya ngo uti cyokoza nta kintu utanyeretse muri ubu buzima. Umupolisi ararakara rwose, arababara, umujinya uramwica ndetse n'agahinda, abura ikintu yakora. Umugore warangije ahita yigendera, agahinda kamwishe. Uyu nawe asigara hano ubona yuko yabuze ikintu akora rwose kubw'ibyo ngibyo. Barakwereka ku rundi ruhande haba umukobwa mwiza cyane rwose, mwiza, wambaye ikanzu nziza cyane. Umukobwa, umugore wa wa musore wundi uri kujya gucana inyuma, aramurebye aramubwira uti se wowe usigaye wiyambara gute, usigaye witwara gute, ntabwo ukinyubaha nk'umukunzi wawe, nk'umugabo wawe? Undi ati kuva igihe wanciriye inyuma narakubonye, ubu nabonye kwizera na rimwe. Undi aramubwira uti noneho uzana n'icyo gikapu ufite umpereze nako najyanye imodoka yanjye naguhaye. Undi ati jyana ibyawe. Bakiri aho bari guserera muri ibyo ngibyo, wa mupolisi aba araje yatse kontake wa muhungu, arangije arayimwaka, aramubwira uti ibintu wakoze ejo urabizi, nagufatiye mu rugo rwanjye uri kuryamana n'umugore wanjye. Ibyo bintu byose uyu mugore wawe ntabyo yarazi, abimenye kuva aka kanya ko uri umusambanyi, uzahora uri umusambanyi iteka ryose. Uyu mukobwa ati se ibyo bintu uri kuvuga nibyo? Uyu mugabo wanjye umufatiye iwawe ari gusambana n'umugore wawe? Undi ati yego cyane rwose, ejo narabifatiye bari kuryamana rwose avuye iwanjye. Uyu musore nawe abonye yuko ibintu byabyaye ibisusa, amazi yabyaye ibisusa, arangije ahita akomeza aragenda. Undi ati se ibi bintu bishoboka bite? Undi ati ibyo nkubwira ni ukuri, ejo namufatiye iwanjye arimo aryamana n'umugore wanjye. Undi araseka ati ntabwo ibi bintu byantungura rwose, ibi bintu se birumvikana? Ariko uyu mukobwa abanza kutabyumva neza, abaza umupolisi ati ibintu uvuze ubifite ibimenyetso? Undi ati yego, n'ikimenyimenyi ni uko ubonye ko ahise agenda kubera ko akozwe n'isoni z'uko ndi kuvuga ukuri kwe. Undi ati cyokoza ndumiwe mw'abantu mwe. Uyu mupolisi akomeza amubwira uti ntabwo bishoboka rwose, sindi kwiyumvisha ukuntu umugore wanjye ashobora kwifata akanca inyuma, nta kintu n'iki na kimwe nigeze mwima. Uyu nawe akomeza avuga uti ibi bintu rwose sinzi igisobanuro cyabyo, umenya ahari urukundo rusigaye rujya aho rutakagombye kujya. Bakomeza bisekera ati ibyo byihorere bizashira, inkweto zawe ni yayo.
barakwereka wa mupolisi disi yambaye imyenda y'akazi y'igipolisi, yambaye imyenda isanzwe, urabona yuko rwose ari umuntu mwiza, ari umugentleman, yasohokanye na wa mukobwa wundi rwose, ubona ko bishimye nabo, ubona yuko rwose nabo bashobora kuba bari muri gahunda yo gutangira guteretana ubwabo, kuko umugore w'uyu mugabo ndetse n'umugabo w'uyu mugore babaciye inyuma bagenda bararyamana nabo ubwabo. Noneho urabona yuko noneho nabo batangiye kwisungana kugira ngo nabo babe bagira ikindi kintu babitekerezaho hagati yabo. Mw'abantu mwe ngo burya ngo uwaguhaye ngo yanakongera. Uyu mupolisi kuva cya gihe ibuye rimwikubitaho mwabonye ukuntu barebanye, ubu aka kanya noneho ndakeka yuko namwe muri kubona ukuntu bimeze. Uyu mukobwa arangije akomeza kuganira n'uyu mupolisi rwose, ubona yuko bishimye, noneho ubona yuko ubu buzima bwashize babwikuyemo, batangiye ubundi bushyashya bwabo, barakomeza rwose, ubona yuko ibintu ari amahoro. Uyu mukobwa arangije yakira umupolisi, wa mupolisi yakira uyu mukobwa mu nzu yabo, arangije amusukira champagne, batangira kunywa, ubona yuko rwose ibintu ari umudendezo, barimo baseka. Muri ako kanya bakirimo baseka, ubona yuko rwose urukundo rwageze ahantu haryoshye. Wa mugabo rwose ubona yuko nawe ibintu byose bisa nkaho yamaze kubiyibagirwa, wa mukobwa nawe rwose ubona yuko nawe ibintu byose yamaze kuba yabyibagirwa, batangira kubwirana ukuntu bakundana rwose, barasinda, basinze, banywa wayini rwose, ubona yuko zisembuye. Umukobwa akomeza amwongeramo, umukobwa nawe yongeramo, barishima, baranezerwa, ubona yuko rwose ibintu byabaye umudendezo. Mw'abantu mwe ibi bintu nizere ko uko byagenda kose bibasigisha rwose, ubona ko urukundo rwatangiye kuza hagati yabo, ubona yuko rwose bishimye rwose. Burya ngo mw'abantu mwe muri iyi si inkweto igira iyayo, iyo wambaye inkweto itari yawe irakurya. Mw'abantu mwe tujye tumenya kwambara inkweto zacu. Urabona rwose umusore yizihiwe, yanezerewe, barimo barishima banezerewe kugira ngo bibagirwe buri kintu cyose cyabibutsa hashize habo. Ndababwira yuko uyu mukobwa n'uyu musore bose ahantu hashobora kuba haza gushya, barangije bahita basomana. Mana nyagasani we, mbega ibintu byiza. Barakwereka wa musore abyutse mu gitondo, bararanye, baryamanye, akora kuri wa mukobwa, bararanye rwose, ubona yuko urukundo rwabo rumaze kuba rwakura rwose. Umusore arangije aramukangura ati mwaramutse neza umukobwa arangije arabyuka, aricara, abona yambaye, aramutse se byagenze bite? Undi ati humura, nta kintu nigeze nkukora, gusa nyine naraye hano. Undi ati we ndumva umutwe uri kundya, hangover zanyishe. Undi amuzanira akantu kakayi bose k'agakofi, arangije aramubwira uti inywa ku gakofi, ndazi neza yuko uri buze kuba wamera neza. Undi ati urakoze cyane, ako kantu kari buze kukuvura umunaniro. Ati yego nanjye humura ndaza kumera. Ese wowe umeze neza? Undi ati yego nanjye meze neza. Umukobwa rwose abona ni ibintu bidasanzwe, abona umusore umwitaho rwose, umukunda, undi wundi atarigeze abikora. Ibi bintu rwose biramushimisha, biranamunezeza cyane, yumva rwose ni iki ngiki yari yarabuze, ni iki yari yarategereje. Uyu musore arangije yegera umukobwa, aramwegera aramubwira uti ariko waba uzi ukuntu uri umuntu mwiza, usa neza. Umukobwa arakomeza araseka rwose, ubona yuko uyu mukobwa ni umukobwa mwiza rwose, wakagombye kubwira yuko ukunda. Umukobwa arakomeza araseka, asekera umusore, umusore nawe akomeza kumutera udutoma, umukobwa nawe akomeza kwishima cyane rwose, ubona yuko ni ibintu by'umunezero rwose. Umukobwa bisa nkaho rwose atangiye kwinjira mu rukundo rwe rushyashya.
uyu mukobwa ati wakoze rwose kuba uri kunyibagiza ibyashize. Umusore nawe ati wakoze kuba uri kunyibagiza ibyahishe, kandi ndabizi neza yuko abantu bose batubabaje nzi ko bose bazabyishyurira, aho witegure njye kuguhata urukundo umere neza wibagirwa ibyahise. Umukobwa akomeza rwose yinywera agati cyangwa se akayi bamuhaye, barakwereka wa musore rero sasa ari kumwe na wa mukobwa arimo aramushorera rwose, ubona ko uyu muhungu ntabwo yashobotse, ni ikintu cy'igisazi kiri aho kitazi gufata inshingano, kitazi kuba cyagira amahitamo mazima. Barakwereka noneho sasa bahuye n'aba bandi rwose babaye neza, barishimye, baranezerewe rwose. Uyu nawe atangira gusaba umugabo imbabazi aramubwira uti mbabarira rwose naguciye inyuma, nikoze ibintu bimeze nk'amakosa imbere yawe. Undi ati umva umugore wanjye n'uyu nguyu murebe, kandi umurebe umwitegereze, uyu ni we wanjye sinzigere nongera kubona. Arangije diseta anamuha n'akabizo imbere y'amaso ye, aramubwira uti wowe sinkuzi, ibyo wakoze nawe urabizi, genda ukomeze ukore ibikorwa byawe bibi, nturiya musazi wawe dore n'ubundi ari kuguta. Barangiza bamuta aha ngaha rwose, ubona yuko nawe asigaye yicuza ibyo yakoze. Aragenda rwose akagenda kamwishe. Burya mwabana umwe ngo muri iyi si icyo ubiba nicyo usarura. Uyu mukobwa arangije aragenda.